Yeah, ladies and gentlemen, once again. Musore Benjizo. Yeah. Umeze ute? Ibintu ni sava bye. Uyu munsi ni ku cyumweru, ntabwo se wagiye gusenga? Uyu munsi mba nazindukiyeyo kubera nsengera mu bakatolike, mba nagiye ya mbere, then ubu natashe. Ubu uri mu rugo, uricaye uratuje, uri gukora ikiganiro ngo urebe ko waba monetize. Kabisa. Amasaha se shawe yageze hehe na subscribe? Wa muntu wese ko abanyarwanda baba bagoranye bagiye nabyo gukandaho sinzi uko biba bimeze. Mbo bagukandire kuri buta subscribe, barabona ko nyine ibintu twabihinduye, uri imbere ya kamera barimo bakureba, bya bintu wigwa uri kubabesha batakureba isura, uwo bari kukureba nta kintu wababesha. Babeshe barakubwira vugisha ukuri. Oya, ubu ni ukuri byo kuko ubu turi kurebana amaso ku maso, ntakora ikosa ryo kubabesha rero kabisa. Mbo ibyo bundi rero kumvisha ijambo rya perezida avuga ku bintu by'insengero. Hari umunyamakuru niba yitwa Oswald hajya niba mubaje ku bintu by'insengero. Ndakeka kuko akora ikinyamakuru mama urwa Gasabo. Ariko wamenya atari byo hari, umenya Oswald yaramubajije ahubwo ku bantu niba barakoze ikizamini cyo gushaka akazi mu bantu ngo miliyoni bakagira. Ariko ibyo bintu nabyo by'insengero nabyo hari umunyamakuru abimubajije. Perezida ikintu yabasubije si ukizi se? Perezida Paul Kagame his excellent. Umva ibintu by'insengero yabikomojeho, abasha kuba yabivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. ari kuvuga yari yamubajije ari kumubaza ati ko mbona hari aho mbona mwazifunze, ati ugasanga wenda n'ahandi nta mwazifunze, ati ko mwari mwaranabategetse ati bazubake bazivugurure neza, ati ubwo bimeze bite nta mwabagoye. ariko perezida yaravuze ati ahubwo nizifungura kugira ngo dufungure zari zihari, nizifungure zafungwa. ati gute? kuko yakomoje ku bintu by'abatekamutwe baje bitwaza ati barasenga, turasenga bya hatari. Kagame yabivuzeho abasha kuvuga ati ibyo bintu byajemo abatekamutwe benshi. ati kuko urasanga umuntu yiyise umunyamasengesho akaza akaguhanurira, urumva, kandi ari kukubesha, ugasanga kuriye amafaranga nayo waba waranabyumvishe. hari umupasiteri yigeze gusengera umuntu ariko umubyeyi atagomba kuzana ibihumbi 300 agatanga icya 10 300 yose. Hari n'undi nabonye ari gusengera abantu, none havamo umusore umwe arahaguruka avuga ukuntu ibintu bimeze. hanyuma umupasiteri amubaza ati ufite iki? ati mfite telefone. ati yitura Imana. mu by'ukuri koko yari ayituye Imana cyangwa yari ayituye umupasiteri? Oya, nyine nibyo perezida, buriya perezida ni umubyeyi mwiza. aba yaturebeye akavuga ati ibi bintu ashobora kuba yabikuraho bitewe n'uko abona nyine uduhombya, kuko urebye uwo muntu uba watanze ibyo bintu ni igihombo barimo, kandi ayo mafaranga ashobora kuyabyazamo ayandi akabyara inyungu agatera imbere. ariko se wa mugani niba nk'ubu ngubu urugero turifashe tugiye gusenga, umunsi twari gukorera amafaranga, ayo mafaranga twari gukorera none nta nubwo tuyakoreye bageze no kutwaka ayandi kandi twishe n'umubyizi uwo munsi. urumva ko wa mugani kari byo nk'ibyo. harigere ko n'abatekamutwe b'iki gihe abakoloni buriya nibo bantu baje muri Afurika baravuga bati kugira bari abantu tubumvishe neza nuko tugomba kumanza twababwirizaga ijambo ry'Imana kugira bemere. si niba umuntu agukubise urushyi rumwe kwitama ngo uhindukira kubite no kurindi. ubu rero baza batubesha gutyo birakura kandi ryangombe kera yarakoraga, hanyabingi barakoraga, ariko ubusahizi ngizi nta muntu wabibwira. rero icyo kintu yagikomojeho abasha bari bamubaje bari kuvuga ati nta na gahunda ihari yo kuba mwenda mwazifungura. nyine bari kumubaza ati wenda amenye ngo bazazifungura ryari. n'abakirisitu bagendaga babibaza ati se nta gahunda ihari yo kuba bazifungura. ariko perezida yabashije kuba yavuga ko nta gahunda ihari
yo kuzifungura ariko icyo kintu ntanakimushimira, yakoze ibintu byiza. sayizi nimba mu cyumweru muri gusengamo gatatu, urumva gatatu uri kugenda nta kintu uri kwinjiza, uri kugenda ahubwo ugasohora wowe, urumva ko byatera ubukene. niyo mpamvu usanga bamwe bari kubyungukiramo ariko hakaba hari kuboneka n'abari kubihomberamo. ubwo se tekereza nk'ubu umupasiteri aguze imodoka, aba mu nzu nziza, wa muntu umutura ari gusabiriza kuri leta ngo nta kintu afite, kandi niwe uhora mu masengesho. amasengesho aba ari guhoramo buri munsi, akaba ari gutanga amafaranga, ayakura hehe? yarangiza akajya kwigura agora leta. n'ibyo bintu nyine barebye baravuga ati bwaba ari ubutekamutwe bunakabije, kuko sayizi umuntu araza akubwira ati wowe Imana ikuvuzeho bino bintu, ariko kugira ngo iki kintu kibi yari kuvuzeho kugira ngo kiveho atugiye gutanga icya 10 ukugira Imana ikwishimira. urumva ugasanga ibyo bintu rero biri kugenda bitari sawa nyine. noneho ubuho hadutse insengero nyinshi, abatekamutwe bari bariyongeye, ugasanga umuntu ku giti cye aragiye tayari urusengero ararushinze, abakirisitu noneho hari ibintu bigize ngo umuvugabutumwa atungwa nabwo. urumva pasiteri we nk'uko mwabibonye aba bari mu kazi, ubwo rero kuvuga ngo wowe ugiye kumwumva utari mu kazi kandi urakenera amafaranga uramuha, ubwo rero babonye atari sawa, baravuga ati ibyo bintu ntahari byo bigomba kuvaho. ni ubujura, ubundi buriya ni ubujura, ni ubwesikoro. yewe yaranavuze ati ahubwo kugira izo zifunguye, izo zifunzwe nako zifungura, ati ahubwo na za zindi zihari zifunguwe, ati twazifunga nazo bikarangira. ati tugomba gusengera ku matelefoni. arega biriya ni abakorone babizanye, ni abakorone se mbere twari twibereyeho neza, ariko abakorone barabizanye batuzanamo ibindi bintu. gusa nanone niba abakorone nyine babizanye tukaba tutabyishimira bamwe na bamwe, ariko hari icyo bakoze. ko umuntu ntabwo yajya gusenga asa nabi, aba yakarabye. akenshi na kenshi umunsi wo kujya gusenga nibwo abantu bakaraba, ntabwo yajya mu rusengero rero asa nabi. ariko nubwo harimo ibyiza n'ibibi, ariko nanone harimo utuntu tugiye ari twiza, nk'ako kantu ko kugira agasuku ugiye gusenga. ariko n'ubundi buriya ureba buri uko byagenda kose, wowe wifitemo isuku ubwawe ushoboye nose ubona hari abantu badasenga ariko uba usanga bameze neza, biyitayeho nta kibazo. abo bariho, ariko kumbwira ngo umukecuru ngo arafata amazi avuye guhinga ngo yoge, ni bakeya. nabo mu mujyi nawo mu cyaro wakora ibyo bintu, wenda yoga ku wa gatandatu nimugoroba uraca arajya gusenga, cyangwa se ushoboye akoga mu gitondo akabyuka ashuje utuze, ubwo ni ukuzinduka nyine, arangiza utuze akatwimenaho akagenda. naho wundi mu cyaro biba bigoye kubona umuntu wakarabye. wenda ibyo by'insengero wenda kuba baravuze ati ntizifungurwe ni sawa, gusa bwo wenda hari agace ugasanga nko mu karere ugasanga inyinshi zirafunzwe pe, ugasanga zirafunzwe ukareba ati bazaza basengera, ariko n'ubundi kuba yarabivuze utyo nta n'ikibazo, kuko kuba yarazifunze hari impamvu, kandi nayo warabibonye zizatangiye kuba nyinshi, insengero zatangiye kuba nyinshi, ugasanga wenda nko muri Kigali biragoye ko wagenda nka kilometero 5 utari wabona urusengero. nta nubwo bishoboka, hari n'abantu bari biharazwe kujya guhanurira perezida. perezida arababwira ati ariko ubundi Imana yampaye ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu, kuki yanyimye ubushobozi bwo kwihanurira, mwe mukaza ngo mujye kumpanurira? ntabwo mbayoboye, kuki uza kumpanurira? ntabwo nkuyoboye. si ikibazo, ni ikibazo nyine kubeshya abantu. uba usanga nyine biriya bintu noneho bitewe n'uko yabonaga birimo akajagari, ugasanga wenda umuntu araje aramubwira ati Imana yakuntumyeho, noneho hari n'uwo yamutumyeho arangije aramubwira ati ariko iyo Mana ngewe irantinda. nicyo kibazo yamubajije, kuki ngitanyigereraho? ati mwihora ituma gute nje kumwigeraho biba bigoranye. mu minsi yashize rero nanone batangaze ko hakundi wa mugani izi nsengero zifukuye no guhagarika.
umugore aragiye hariya kuri kamera ngo ngewe ngo Yesu yanteye inda mu kibaya runaka ngo hari harimo abantu, si biriya bintu koko bibaho, biriya bintu koko abanyarwanda sinzi ukuntu bimeze, nimba ari social media zadutse, hari abantu usanga baragiye mu bintu by'Imana ugasanga babigiyemo nabi. Ibyo bintu urumva bibaho ngo nibyo nibajije nayavuze ati aha umuntu usenga akajya mu mwuka ni gute yibabesha abantu ku mbuga nkoranyambaga ngo Yesu yamuteye inda. Niho yabibonye rero akabona ko ari imiteka, ari abatekamutwe, ugasanga nawe arakuziye akubwiye ati kora ibi bintu nawe uzatwita nk'uko nanjye natwise, urumva, ugasanga kuri udufaranga twawe dukeya wifitiye. Byaragoranye iki gihe ibintu byo gusenga kasamutwe neza neza. Buri wese wamugana akwiye gusengera ku mutima w'umugani wa perezida, ugafata telefone yawe ugasoma Bibiliya, byarangira ukigumira aho ngaho kuko ugiye gutakaza amafaranga yawe, n'ubundi bari kukubeshya ngo uzajya mu ijuru, urabizi niba uzarijyamo. Ijuru se none wamenamenya gute ko rihari? Ijuru ubu sahizo tumeze usya, ntiwamenya ngo ijuru riri, gusa ubwo wenda abasenga ntawabuza kubyizera, urumva, kimwe n'uko ryaba rihari, kuko nanaye navuga ngo mvuye kuri iyi si ngo ngiye ahandi. Ijuru ryo rirahari nk'uko twabyigishijwe muri Bibiliya bikaba birimo, reka twemere ko rihari. Ni ukubyemera ariko nta gihamya bifatika. Igihamya ni Bibiliya wa muhungu, ijuru rirahari. Ntawamenya nyine, ariko perezida akantu yakoze ubundi ntabwo yazikuye ahubwo yaragabanyije, ni ukugabanya yakoze kuko byari bitangiye kuba akavuyo pe. naho cyo gira icyo ubwira abakunzi bawe bagukorera kugira channel yawe izamuke, igire abasubscribers 500, igire 1000, 2000, ndetse ube na monetize nyine nawe urye ku mafaranga nk'uko abandi bose bayarya. Rero bakunzi b'Ibyaro TV, mbibutsa ko niba utarakora subscribe iyikore kugira ngo izindi video tuza tubagezaho uzuzibonera gatanu ku kandi kunkorera subscribe biramfasha bikamotiva, ari ntacyo biba biragutwara, ni ugukandaho ukaza ukurikira ibiganiro byiza. Iyo babikoza rega baranadufasha natwe tukumva dufite imbaraga zo gukora ibindi biganiro. Nibyo biba bibaje gukora ikiganiro nk'iki cakuvunye, ugasanga wenda umuntu yaje narebye ugasanga na subscribe, biba bigoye nyine. Icyo nababwira nyine, turi kumwe, bakore subscribe kandi turabakunda cyane. Harya amazina yawe? Ibyaro TV, ariko amazina yanjye bwite ni Benjamin. Yes. aka Benjizo. Hoji. Okay, sawa rero ubwo barabikora nyine. Sawa.